reka ngusuhuze kandi nkwifuriza ibihe byiza wowe uhisemo gukurikira Urwego TV. Nanone kandi reka ngushimire, ikindi nkwizeza yuko uhisemo neza kuko uhisemo kureba video ikwigisha. Urwego TV tubashyiriraho video zigisha ku bintu byinshi bitandukanye ku buryo tubavana ku rwego rumwe tukabajyana ku rundi. Reka mbonereho rero kukubwira ngo nimba utarakora subscribe yikore, nimba ureba aho munsi ya video gatoya handitse subscribe ukabona hatukura, hakande hareke gutukura, nta mpamvu yo gutukura. Nimba ubikoze rero Imana iguha umugisha. Ubwo bisobanuye ko ibintu turi kubyumva kimwe, ariko niba utanabikoze nabwo Imana iguha umugisha pe, kuko nta mpamvu yo kutabona umugisha wageze ku Rwego TV. Tudatinze rero reka dutangire twige. Tugiye kwiga uburyo ikizamini cya kategori A cyangwa se moto gikorwa. Tugiye guhera kuri teori duhita twinjira no muri pratique, ariko rero nyuma y'uko ureba ino video ugomba no kujya kuri tere ukabikora koko ukareba ko bicamo. Abantu benshi rero iyo yicaye kuri moto agashumura mu muhanda akabonera agenda, ahita atangira kwibwira yuko ayizi, ariko iyo ugeze mu makona uhita ubona neza yuko ntayuzi. Iyo ugitangira kwiga amakona birakugora pe, ndetse ku buryo ushobora no kwibwira yuko ari ibintu bikomeye cyane, ariko iyo ukurikije amabanga ngiye kukubwira uhita utangira kubimenya, kuko amakona ni ikintu umuntu yiga akakimenya, ndetse ku buryo ushobora no kugera ku rwego rwo kunyuramo uhetse umuntu. Hari abantu baza ugasanga atita kubanza kumva uko ibintu bikorwa, ugasanga arashaka guhita anyura mu makona. Umuntu nk'uwo nguwo ntashobora kuyamenya, niyo ayamenya bimugoye. Ni ba bandi usanga anyuramo bamufatiye, nta mpamvu yo kunyura mu makona bagufatiye. Wowe kurikira kandi ukurikiza izi nama ngiye kukugira, byose biraba nk'ubufindo. Ikintu cya mbere, iyo ugiye kwinjira mu makona, ikona rya mbere winjira ubyegereye, ariko ugasigamo nka santimetero 20 kugira ngo ikinyabiziga cyawe kitarikoraho. Ipine ya mbere ikiringanira n'ikona rya kabiri uhita utangira gukata, ariko ubwo hagati y'iri kona rya kabiri n'ipine y'imbere usigamo nka santimetero 50. Icyo gihe ipine yawe y'imbere iba irimo yegera ikona rya gatatu, ugomba gucunga neza kugira ngo utarigonga. Icyo gihe iyo ubikoze gutyo uba wizeye neza ko n'ipine y'inyuma itambuka neza nta kibazo. Nanone ipine y'imbere ikiringanira n'iri kona rya gatatu, nabwo kandi hagati y'ipine n'ikona wasizemo nka santimetero 50, uhita wongera ugakata. Ubwo ugeze ku ikona rya kane, naryo ni nk'uko twabibonye, uraryegera ariko ukirinda ko ipine yawe iyikoraho. N'ayandi yose ugenda ubikora nk'uko nguko, amakona aba ari 7. Ikindi kintu wirinda kugenda ureba ikona, ahubwo ukagenda ureba aho ugiye kunyura. Iyo umaze kuyarangiza yose uko ari 7 urakata ukongera ugasubirayo. Mwana wa mama zani yindi mwana wa mama, tuziture macare warubuza cyuma, base muzigura nzamusabira hazaye impanda beze. Mwana wa mama mwana wa mama ngira ngo rero murabibonye birakomeye, ariko si cyane. Nta mpamvu yo gutekereza ko ubyize utabimenya. Ni nayo mpamvu bavuga ngo uwiga rutuwanga.
wumva ushaka kategori ya moto tangira none. Iyi videwo wongere usubize inyuma uyirebe ibyo nakwigishije ubimenye, ubundi rero ujye no kuri tere aho bigishiriza moto ubikore urebe, ubundi uzambwira nyuma. Niba utakoze subscribe yikore. Njye nitwa Tuyizere Jacques, Mboneka ku Rwego TV, turi kumwe, bye bye. Mwana wa mama ndirukera intabaza, mwana wa mama tagendera ubugabo, mwana wa mama ndi manzi y'ubuhani, mwana wa mama ye, mwana wa mama ye.